buryo ushaka no kurera umuntu ngo azagira icyo ageraho uramukamura. Ubundi njya mbona Imana irera nk'ikizu urakibona kagoma ngo izamuka n'abana bamushora irabazamukana hejuru mu bicu ikabirekura bivuze niko bakisuga Imana igibarekura isa nayo yabana nubwo ibarekura isa nayo yabarekuye ariko mu kizu cyarangiza ngo kigata kijya hasi ngo kigatega umugongo bikagaho kugira ngo bitamenagure. Haleluya, amen. Niko Imana iteye ishumura ikigeragezo yarangiza ikihisha inyuma yacyo ikajya gusukumira imbaraga. Abantu nibagabanya umuteto bafite uyu muteto bafite nuri mutuma badagira ubukristo bukomeye. Ubukristo bwabo buri kujegajeka. Uyu munsi aba yaguye kubera umuteto yinjiranye akurikiye ibya Yesu by'imigisha ariko ntamenye ko harimo ibintu bitatu tuvuze hanavuze amakuba kwihangana n'ubwambi. Abantu bakumva tuzagera mu ijoro amahoro tuzabona batubanjirije ariko ntuzi ko uzababona wambutse amakuba. Amahoro nshuti z'umusaraba, ndizera ko mumeze neza cyane ahantu muri hatandukanye, ariko nawe utameze neza humura. Imana iragukunda, ifite umugambi mwiza kuri wowe, irabanga ibasha gukora ibisumba cyane ibyo usaba n'ibyo utekereza nk'uko imbaraga zawe nyinshi zigukoreramo. Kandi aho ngaho uri mu gihugu urimo mu buzima mubayemo, Imana muri kumwe aho ngaho irahari kandi iragukunda cyane, ubwo siko n'urukundo rwayo. Nitwa Ndamukunda Patrick, iyi channel ni Evangeliste Mama Lionel. Mudukurikiraho tubashima ko mudukurikira. Wowe tarakora subscribe wayikora kuzana ibiganiro byagufasha gutera imbere mu mwuka, guhishurirwa ijambo ry'ubuhanuzi, ubuhamya n'ibindi byinshi Mama Lionel akunda gucaho mu gucishaho umubyeyi wacu kugira ngo abafashe. Kandi nawe wayikoze turagushimiye ko wayikoze subscribe, kandi tushimiye abakora bashiraho comment, abashiraho like, abakora share bisangiza abandi. Mwese Imana bahumugisha. Ndizera ko mumeze neza mu migabane muri hose, turabasuhuje. Mama Lionel umeze neza? Meze neza ndashimira Imana. Namahoro. Namahoro. Yesu ashimwe cyane. Amen amen. Bino minsi ubuzima umeze gute? Amakuru yo mu kazi, amakuru yo mu buzima busanzwe, umerewe gute mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe meze neza, biba binagaragara. Mu kazi Imana yampaye. Ni umuntu areba ahita abona ko meze neza. Irigaragaza kandi dushimira Imana ko dusigaye tumeze neza. Hari igihe tutari tumeze gutya. Mu kazi biragenda nkora bamwe ntibanakazi. Hari abantu bazi ko ndi umutayere gusa ariko batazi ko ndi n'umudekoratrice, nambika abageni nkanadekora no gutegura ibyo kurya mu minsi mikuru cyangwa iwawe washatse kurya neza. Ibyo biri mu kazi nkora ariko nkakora n'uyu murimo w'Imana. Umareko ushaka utayibaza Mama Lionel akunda kuboneka kuri channel ye n'izindi zitandukanye avuga ubutumwa bwiza, abiha umwanya kandi amavuta uba ufite no kunasenga kuko ntabwo wabona ibyo uvuga udasenga ukajya n'umwanya wo gusoma ngo ubashe kubona hishurirwa. Murakibaza aradekora, aradoda, agaburira abantu, agira gute, akongeraho gusenga, kwita ku mugabo n'abana. Ibintu bihuza gute byose n'umwanya ugira? Ibi bintu rero biva mu kugira imbaraga z'umwuka ndetse n'iz'umubiri, kuko ibintu byose tuyoborwa n'umwuka wera. Abantu bamwe bigishijwe ko kuyoborwa n'umwuka ari ukuzura umwuka ugahanura ukigisha, ariko no mu buzima busanzwe tuyoborwa n'umwuka. Umwuka akakuyobora uburyo wahuza iby'urugo ntihagire icyangirika, ukamenya kujera abana, umutware, akazi, kandi ukamenya ko n'isi gukeneye kuyigaburira ijambo ry'Imana. Byose ngenda mbiha umwanya wabyo, umwanya wo gusoma, ese umuntu antunguye vuga ibi wavuga iki, ibyo nabyo mbiha umwanya kandi Imana ikabinshoboza. Ni Mama Lionel turi kumwe, ndabizi ko mukunda muri benshi cyane, abimwereka bamuhamagara kuri ino channel ye. Hariho nimero za telefone ushobora kuzona uko wamuvugisha, uko wamwandikira kuri WhatsApp, ukamwagana akaba yanagusengera. Ni byiza yuko dufatanya gusenga. Hari ijambo nakunda kuvuga ngo nsengera, ariko hari icyo njya nekereza, ese umuntu yambwira ngo nsengera, yambwira ngo mfasha gusenga, nimfasha gusenga mugafatanya kuko
umunyarwanda yaravuze ngo nyiri umupfu niwo murya hanuka kandi umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Uburya nifasha gusenga kuko nsengera no kuva ko wowe nta mwanya ufite uri biza mfasha gusenga kuko tugufasha amasengesho ubundi yewe mfite ukuntu nyasobanura aya masengesho dusengera abantu nyagereranya nk'intwererano umukobwa ateguye ubukwe kugira ngo abone intwererano ntabwo abutegura yishingikirije ku ntwererano abafite fondasiyo inkwano yakowe ayo yaba yarakoreye nawe intwereraniza yiyongera ku byo yakoze n'amasengesho dusengera umuntu ariko tumufasha cyangwa twongera kuyo yasenze tumushyiramo andi mavuta kugira ngo atazima bagasenga kuko asenga niko imbaraga zishaka bakakeneye imbaraga za mumuri wenye imbaraga za Patrick kugira ngo twongere twuzuzemo ya mavuta azamuka. Ndashaka kutubagana ku topic nziza nshaka kuza gusobanurira abantu badukurikira ariko mbere ko tuyinjiramo banza ushima Imana iduhaye no mwanya. Yego mwami nyiringabo ndagushimiye akoze mwana ngushimiye kuri umwami w'abame tukwishingikirijeho nta kintu twaba kuko umenya ni by'igiciro kuri twe waturindiye ubugingo uturindira n'umubiri akanwa kacu kuzuye amashimwe y'ibyo wakoze hari iby'imiryango utari gushobora dore ko bamwe tutanayigira ariko wahabaye nk'umuntu wasarukiye umuryango wabaye mu ruhande abavandimwe bari kubamo urubamo wabaye mu ruhande inshuti zari kubamo naho urubamo uri byose ndagushimiye kuri umwami w'abami uyu mwanya tugiye kuganiriza abantu bawe turasabye ngo umuntu wese ugiye kumva aya magambo ugiye kutunyuzamo amubera umuti kandi amubera urukingo urakoze ndagushimiye kuri Imana y'amaboko mbisenze shima mu izina rya Yesu Kristo amen amen. Nizeye ko nabadukurikira muvuze ngo amen abo tugiye kubana mu no mwanya wo ufunguye no video ndifuza ko wayumva ukayikurikira witonze urakoramo ubuzima kandi ukayisoza ukanatubwira icyo ukuyemo n'ikindi cyifuzo ufite ku kintu cyo wibaza muri Bibiliya bikugora mu mukeneye kumenya turi hano kubgaye kugira ngo dufatanye umurimo w'Imana. Mama Lionel hari ijambo abantu bakunda kuvuga sinjye nibaza ko yanditse mu Bibiliya simbizi ariko rivuga ngo Yesu ni byose kumufite n'abantu icyuri urimo nibaza abantu bagafata ibyiza bakeneye kuri Yesu bagakonfirma ko ibyo byiza afite ari byo byose afite ariko ijambo byose nekereza ko harimo ABCD y'ibyiza n'ibibi kuko abantu bakoramo ibyiza ibi bakabireka umuntu yaba waramutse ari umukristo yabona haje ibintu bibi kandi nabyo biri muri Yesu tuza mwaka cyane tuza kuza gusoma akayita ibya Yesu abitera umugongo ate no mbonye ko harimo n'ibisharira Yesu ni byose umufite iri jambo rivugaho iki iri jambo ninjiye mu nzu y'Imana ndisanga ninjiye mu gakiza ndisanga hari n'indirimbo irivugaho hari indirimbo ivuga ngo Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha gukena ibi bintu ninjiye mbisanga ko ari byose ariko ninjiye kuko naryinjiriyeho cyangwa se nawe uzaryinjiriraho baba bavuga ko ntacyo wabasha gukena ari byose ariko nsanga ukuntu twaryumvishijwe bitandukanye n'uko riri muri byose hari ibintu bajya kure hari ibintu bajya kure ntibumve ko muri byose hari ibintu bikuriramo bakumva ni byose ni inzu ni imodoka ni amafaranga kugira umugore mwiza kugira abana beza
kuko wenda batabigaragaza cyane muri ariko barahari bitwa ba Yudita n'abandi bari abacuruzi kazi bafite amafaranga bamuteraga inkunga. Ntabwo ushaka gukora umurimo w'Imana ku rwego ruhagije cyane arimo kuvuga amariyoneri utemeye kubana w'abakire ukabakira ukamenya ko mubana kuko afite umumaro wabo. Ariko kandi tubitwara rimwe wenda tukivuga tujye ku cyaha kindi turiho. None gukorera Imana ni iki? Kuko uno muntu dukujya avuga ati sindi muri korali ariko ndi umucuruzi. Ntabwo nyuma mu Rwanda ndi muri Canada. Muri Canada nta kwari hari. Ariko mfite avuga ko mbona kuri kamera mfite abaki ni gute nakorera Imana? Aha ndanahugura cyangwa se nimba nko gukuramo microbe abantu bakiriye nk'umuhanuzi akaza n'urugero ati Uwiteka aravuze ngo kujya mu murimo. Yego. Umuntu akumva ko kujya mu murimo ari ugahita ujya muri korali. Abantu bazi ko umurimo ari korali. Noneho numenye ko no muri tuwarete ugiye gukoropamo zo ku rusengero nawo no umurimo. Ari mu murimo. Numenye ko CHK cyangwa ku bindi bitaro abarwayi bariyo bakeneye umuceri nawo ari umurimo. Yego. Hari abantu urambaje ngo hari abantu bibaza bati umuntu akorera Imana ate, umuntu akora umurimo w'Imana ate. Abo bantu bajya erega ahantu bituruka nuko abo bita abakozi b'Imana. Umuntu witwa umukozi w'Imana ni umuntu ugaragara imbere. Bituma abantu bikundira imirimo igaragara ituma bitwa abakozi b'Imana. Kuba umuvuga butumwa, kuba pasiteri, kuba bishop, kuba reverend n'andi matitire atandukanye, kuba umuririmbyi, umuhanzi. Iyo mirimo ituma abantu bamubona akavuga bahora turaho umukozi w'Imana. Niyo abantu bakunda. None aravuga agiye kwa muganga nta muntu umureba kugira ngo amwite umukozi w'Imana ikibazo. Ubundi tuzanabikosora. Iri jambo ngo abakozi b'Imana n'abantu baza kuvuga bafite mikoro bakavuga. Hari igihe tuzicara nabyo tukabikorera ubugororangingo. Buri ushobora kuza kwicara hano kuri mikrofone ukavuga ariko hari umuntu wabigizemo uruhare. Buryo urya wasanga ari nawe mukozi w'Imana cyane. Yatumye akanwa kawe kavuga kabumbuka karavuga. Urya muntu reka nshimire n'abantu bajya bamfasha gufashwa. Burya hari igihe umuntu afashwa hari abantu bamufashije gufashwa. Hari ibifasha umuntu gufashwa. Reka nshimire aba bantu bajya bamfasha gufashwa. Nk'abantu bajya bambwira bati twafashijwe twagufasha iki. Hari abantu bajya bambwira ati se n'igiki kikubangamiye bakangajya kubona nkabona umuntu amaye nka minervare y'umwana umuntu angureye iki gitenge abafashije gufashwa. Ubu ngubu umurimo w'Imana abahanga bazi no kuwukora. Twasanze abahanga ari n'abakora umurimo utagaragarira abantu. Uko umurimo w'Imana bucece. Akavuga ati korali kugira ngo imere gutya igere hano kuri teririmbe kondwe. Hari umuntu hari wabigizemo uruhare. Uwo muntu abigizemo uruhare yakoze umurimo ukomeye cyane abantu nibamuzi. Kandi uyu mukozi mugeranya nambabura dukoresha mu gikoni. Yimbabura dukoresha mu gikoni yatumye abarya bagera ku meza. Yatumye amasahani ava mu kabati, yatumye amasafuriya ava muri etageri, yatumye icyuma kibona akazi gikata imboga. Iyi birava kuki kumbabura. Kandi iyo mbabura barangije guteka rimwe na rimwe bibagirwa no kuyanura. Ishobora no kunyagirwa ikaba hanze. Kandi niyo yatumye ibyo bintu byose bikorwa. Nagira ngo mfashe abantu kumva iki kintu. Hari igihe umuntu aba ari umukozi w'Imana kuko hari n'abantu bajya bamfasha bakambwira ati turagusabye ntuzabivuge. Hari umuntu aretse kungira neza turamenye ntuzabivuga wicecekere. Urumva ni umukozi w'Imana ufite ingororano ashaka ingororano ntashaka gushimwa n'abantu. Kuba umukozi w'Imana ntibivuze kuzana kuri kamera wafasha abakozi b'Imana bakagira urwego bageraho. Bakagira urwego mu mpano ziri mu Bagalatiya Pawulo yavuze avuye n'Umwuka Wera yavuzemo ikuntu tufite impano zitandukanye. Hari ufite isengesho hari ufite ijambo y'ubwenge ijambo ryo kumenya hari ufite guhanura uvuga indimi nyinshi hari ufite gukora ibitangaza guhugura. Iyo ni imirimo abantu bakora. Ariko hari ibindi abantu akunda gufata Imana bagera kuri izo ngizo zigaragara bavuze ariko hari izindi zitagaragara zitanditse ko zigaragara. Kugira ngo uzahangaha hari wagutekeye wariye kugira ngo ubone umwuka cyane. Watumye urya rero ni umukozi w'Imana cyane. Hari uwakwambitse cyane. Hari uwagutwaye hari urwa amazi yo kunywa hari nunizi no mikoro ino kamera kuko sine yanjye ni umukozi ntabwo ari yanjye uyintiza kugira ngo ivuga butumwa ari ku isi yose ni umukozi w'Imana unakomeye. Yumvikane ko umuntu uza ikiganiro cyumva ari muri Canada agafashwa agakizwa kumva ubuzima bw'Imana mu mutima we. Hari umukozi w'Imana uri nyuma ya kamera wagutije kamera barakwita umukozi w'Imana ariko hari undi witwa umukozi hari watumye ugaragara. Niyo mpamvu buriya abantu bagomba kwemera ubufatanye.
no kwemerana nicyo kintu gikomeye cyane. Imyemerere tujye kwicya kindi nibyo tuteho n'ubundi turimo turaganira ngo ijambo rivuga ngo byose Yesu ne byose ko mufite. Wari umaze gusobanura ko muri harimo uburwayi harimo no gukira, ariko hari byanditse cyangwa dusoma. Hari ijambo riri mu bahebura mu byahishuriye Yohana, nyemerere ndi gusomere igice cya mbere umurongo wa 9. Hari ibintu bitatu nabonye biri muri Yesu. Abantu baza kumfasha babyumve. Icya mbere byahishuriye Yohana igice cya mbere umurongo wa 9. Haravuga ngo ngiye Yohana mwene so, urumva ko avuze ko ari mwene se, bivuze ko ari dusangiye data, bivuze ko se wa Yohana niwe papa wanjye, niwe papa wawe. Vuga ngo amen. 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 Yavuze ngo ngiye Yohana mwene so musangiye amakuba. Urumva ikintu kirimo? Dusangiye amakuba. Yego. N'ubwami cya kabiri. No kwihangana biri muri Yesu. Ibintu bitajya ngo byumve. Hari amakuba, hari ubwami, hari no kwihangana. Kuki abantu bakora mu bwami gusa amakuba bakayajugunya, kwihangana no kwihangana bakareka, kandi ngo biri muri Yesu. Aya magambo araryoshye kandi abantu nibadufasha bakayumva. Yego. Hari ikintu bibafungura mu bwonko, barashira umuteto. Yego. Baracana ku maso mu mvugo y'iki gihe, baraza kumenya ko muri Yesu ibi byose birimo. Yohana uyu ntabwo nshatse kumusobanura cyane, hari abahanga bamuvuzeho kundusha. Amagambo amwe ntiyandikwa no muri Bibiliya. Iyo tuvuga ko atetswe mu ngunguru amavuta, muri Bibiliya ntaho tubisanga. Ni ibitabo komantere zisobanura, ni komantere zimudufasha. Uburyo yagiye i Patmos byo biranditse, bategereje ko apfa kubera imibu yari ihari, ubwoko bw'ibikoko. Ngo hari ibintu bigera kuri bitatu bikomeye byatumye bamushugunyayo. Urumva avuga ko bamutetse mu ngunguru yanga gushya, bamukuyemo asabwa ageza agapuka ameze nk'akabana, asanga arasa neza. Naho birangira avuga ati no mugabo reka tumushugunye Patmos. Patmos habaga ibintu bigera kuri bitatu cyangwa bine bikomeye cyatumaga bashugunyayo abantu, kandi udafite Yesu neza byaramuhitanaga. Kandi bamujyanayo ari muri Yesu. Ari ikintu cyanangaje tumye mfashwa. Ibaze kugira ngo umuntu agufate akujugunye, aha kujugunye hasi kugiye kuhapfira, nurangiza uhabonera Imana bundi bushya, uhabonera amareza adasanzwe. Imana ishimwe cyane. Ipatimo habaga imbeho nyinshi. Yego. Yicaga abantu bitewe n'ikirwa kiri mu nyanja, cyabaga imbeho nyinshi, habaga imiyaga ivuye mu nyanja, kandi iyo nyanja ni inyanja ngo y'umunyu. Rero uwo munyu waza ukagutwika, urupfu rwari ruhari. Icya kabiri habaga ibikoko bikomeye, imibu bavuga n'ibindi bitandukanye bavugaga. Icya gatatu hari n'inzara. Icya kane hari irungu cyane. Ino ndebera komana yanjye, ndebera umuntu uri mu mbeho, umuntu uri mu nzara, uri mu bikoko, wajyanywe gupfa. Ariko baza ngo ku munsi wa ndi mu mwuka. Yego, arangije ati kuri iyi tariki njyanwaho gupfa, muri iyi minsi njyanwaho gupfa, nari ndi mu mwuka. Ni gute umuntu aba mu bikoko, akaba mu nzara, akaba mu burwayi, akaba mu bukene, akaba mu bupfakazi, ariko akaba mu mwuka? Ukaba mu mwuka ni ukuvuga ngo muri Yesu. Imana ishimwe. Amina. Unyumbange numva ijwi rimpamagara, ariko nyebutse mbona igisa n'umwana w'intama w'Imana wahansanze. Yumvikana ko mu rupfu, mu bibazo abahari muri Yesu, mu bigeragezo Yesu byose birahari, ariko nubwo bihari abahari. Imana ishimwe. Arangije aha ni kwavuze ati yewe Yohana mwene so, dusangiye amakuba. Ntabwo ari amafiriti, ntabwo ari amaji, ntabwo ari amavuta, ntabwo ari agakoko. Dusangiye ikintu cyitwa amakuba biri muri Yesu Kristo. Yesu we ndabandikiye. Yego. Amakuba rero ari muri Yesu. Amakuba ari muri Yesu, byumvikana. Amakuba ari reka tubihuze n'ijambo kugira ngo numve amakuba cyari. Kuko hari igihe bafata ubukristo bakabufata uko butari, bakumva bagiye kwitetera, bakabufata uko butari, bitera ingisho twavuze zisa na hata zitari ukuri, zibwira abantu uti muze biranagana, ariko biranahari, ariko mbere yo kubigeraho urinde, hari aho binyura cyane. Mu gitabo cy'Urwandiko rwandikira Abaheburayo wumve aba bantu ibyo bavuga n'amakuba. Hari intwari zo kwizera, hari abarokore bazima, hari abagore, hari abapapa, hari abakobwa ngo babaga mu hanamanga batagiraga inzu. Yego. Barara mu myobo, kandi ari abakristo, kandi Imana ibemera. None se aravuga ngo natwe tuba mu bukode, noneho aba babaga mu biharamanga.
haravuga igice cya 11 umurongo wa 13 ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe ahubwo baberoraga bikiri kure cyane bakabyishimira umvishe bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi abavuga bikaberekana ko bashaka gakondo iyo baba barakumbuye bavuyemo baba barabonye ubwo gusubirayo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza ariyo mu ijuru nicyo gituma imana idakorwa n'isoni zo kwitwa imana yabo kuko yabiteguriye umudugudu ibibazo barimo intambara aho baherereye ntibabyitayeho ngo bafite ahubwo kwizera amaso yabo ari kureba gakondo ari kureba abantu ibihembo by'abihanganye ari kureba ibihembo by'abantu bihanganiye amakuba kuruta uko bareba amakuba kandi bayahagazemo kandi bari muri Yesu Paul yavuze ijambo rikomeye yaravuze ngo duhumurizwa kuko natwe twahumurijwe ijambo arize mu Bakorino yaravuze ngo impamvu duhumuriza nuko natwe twahumurije ngo itubabaza kugira ngo tubashe kubona ihumure ry'Imana tubone uko duhumuriza abandi tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Haleluya. None sibyo ubu ngubu ibintu ibihumuriza kubwira umuntu kwihangana nabitindaho kuko mfite ibyo nihangana kubwira umuntu ngo ihanganire inzara wabasha kubivuga neza kuko yaranyishe ndihangana kubwira umukobwa ntihanganire gutinda gushaka byandyohera kuko nanjye byambayeho kubwira umuntu ngo ihanganire kuba ubupfubyi twabayezo kandi turakura tugeze ahantu dushimishije kwihangana aya makuba rero dusangiye kwihangana amakuba turabisangiye mbega sagasha ibi bigeragezo ufite sagashya ni bya kera no kubakera ubu baza ugiye wicaza aba batubanjirije abadusomye bakakubwira ibyo bahuye nabyo wasanga uri no kwitetesha uri kugeragezwa urarya agafiriti urikoza mu gikoni ugateka agatangawize ugashyiramo agasukari uracyabona isukari urajya kuri taci ariko nyemerera ngewe wansembuye tumye mfashwa cyane kende ubukristo bw'ino minsi bw'aba bantu tuvuga ugasanga hari ikibazo kirimo nta muntu ujya ukubitwa kwera ubukristo hano turi mu Rwanda nawe gukubita ngo wasenze nawe gukubita ngo wasutwaye Bibiliya n'ukuri hari bano bagabo bemeye gutukwa barabizira barakubiswe iyo ubaze impfu bapfuye bahora Kristo bakabatonora impu zabo bakabasiga umunyu bakashira ku zuba bakabakubita amabuye bagapfana ubukristo none uyu munsi umuntu dukurikiye abuza kawunga ngabuza umugabo ngabuza akazi ngabuza iki ngabivuyemo atakaje ubukristo afashe ibindi sinekeza ko yahuye nabo nibagabanya umuteto nibagabanya umuteto binjiranye mu by'Imana bitavuze ko Imana idatetesha ariko iranarera buryo ushaka no kurera umuntu ngo azagira icyo ageraho uramukamura ubundi njya mbona Imana irera nk'ikizu urakibona Kagoma ngo izamuka n'abana bamushosho irabazamukana hejuru mu bicu ikabirekura bivuze niko bakisiga Imana igibarekura isa nayo yabana nubwo ibarekura isa nayo yabarekuye ariko ikizu cyarangiza ngo kigata kijya hasi ngo kigatega umugongo bikagaho kugira ngo bitamenagure haleluya amen niko Imana iteye ishumura ikigeragezo yarangiza ikihisha inyuma yacyo ikajya gusukumira imbaraga hari umuntu watwigisha tubwira ngo Imana iturindiramo dushyiramo imiyaga ibibazo iguteje ikibazo ariko igaca gihinga inyuma ikanakikurindiramo niko iteye muri abakristo bareke kuba abatesi nicyo bavugaga nicyo nashakaga kuvuga abantu ntibagabanya umuteto bafite uyu muteto bafite nuri mutuma badagira ubukristo bukomeye ubukristo bwabo buri kujegajeka uyu munsi aba yaguye kubera umuteto yinjiranye akurikiye ibya Yesu by'imigisha ariko ntamenye ko harimo ibintu bitatu tuvuzeho hanavuze amakuba kwihangana n'ubwambi abantu bakumva tuzagera mu ijoro amahoro tuzabona batubanjirije ariko ntuzi kuzababona wambutse amakuba mvuga ibi mize nibuka igihe abanyabwenge bajya gushyira umwami Yesu yavutse za mpano
ngo babonye inyenyeri ngo kandi bategekwa kuyikurikira bagenda bayikurikira donc ni ukureba hejuru none se twabwiye abantu bagakurikira inyenyeri ubundi bakurikiye n'ibi byibuze bakurikiye inyenyeri no dore ikintu abantu bareba abakristo badakomeye bareba inyenyeri ariko ntibareba aho ibanyuza kugira ngo bagere uruhinja rwavukiye ntibamenya ko ino nyenyeri ishobora kukunyuza ahantu hari amahwa ahantu hari inzuzi ahantu hari ibihanamanga kandi ukahaca kuko kondisiyo ni ukuyikurikira ikakugezayo utitaye aho ikunyujije ariko iki kintu baracyumvise ubu imana ifashe bacyumvise imana ifashe babyumve wumva ni inyenyeri n'isava aho ikujyanye n'iterebye ariko zikunyujije uyu muntu yakoze ikintu cyiza tumushimiye yumviye akurikira inyenyeri ariko ikibazo ko kurimo kuyikurikira aho ikunyuza urahanyura niba ikunyuje mu bicupa byamenetse uremera kubikandagiramo ukurikira inyenyeri ariko ugere kurikira inyenyeri kugeze aho umwami Yesu yavukiye hari igihe akubwira ngo ntabwo igihe cyo gushaka yego akubwira ati ni ahantu ikunyujije inyenyeri tuvuga ati ariko ndabona imyaka yagiye oya reka turebe na cya gicu Uwiteka yohereje kwa Farawo mu Bisiraheli cyabagendaga imbere kikabayobora Imana iti nikihagarara nisubire muhagarare nikihuta mwihute nikigenda mugende aha hantu ugenda hatekerejeho nk'umuntu ureba kure yego birashoboka ko cyahagarara mu bupfakazi kigaparikamo kikanahatinda birashoboka ko cyaparika mu bushomeri kikahatinda birashoboka ko cyaparika kwa mukaso ariko akaguhagurukira bikaba biri ngombwa ko ugitegereza igihe kizagendera aho giparitse uzi ko hari igihe cyashoboraga guparika sinzi nimba baronaga n'umwanya wo kubyara nkibaze se ubu Imana abigenzaga ite bakamara imyaka nka 40 ingahe bari aho ngaho cyaparitse bakarindira ko kigenda cyangwa se kikavuga iti mugende kiragiye utangiye nko igihe cyahagurukaga umugore ari kugisa nicyo aruvuze nicyo nanishatse kuvuga ni mugende kikagenda kikahaguruka wenda rutetse ubona kuziko nubwo batatekaga mu butayu abantu dushaka kuvuga cyangwa rugiye gutoragura Imana yari guhaye kazate yireke komeza ugende abantu bakacyumvira bagakurikira no hawe ikintu cyo kwitotomba mu mitima by'Abisiraheli ari cyo cyaba bijyanye n'iri jambo ngo byose birimo kuko baritotombye bamwe bitotombera kondisiyo z'igicu zirabananira ariko turimo turavuga abantu bitotombera kondisiyo z'ubukristo yego ubundi buri rugo rugira uko rurera abana barwo niba marionera afite uko arera abana umwana afite igihe atahira afite igihe harira igihe abyukira uko abaho uko yitwara mu rugo uko niko urugo rwubatse kandi bimufite umumaro ko afite icyo ashaka kubwira abana be n'Imana ifite ukuntu itwara abana bayo cyane igihe ushaka kuba mu bana ukaba umwana wo hanze irakujugunya unamenye ko abantu badukurikiye banamenye ko iyi Mana yo yabyaye n'abantu ishoboye kurera yego hari abantu ibona ireresha aya makuba n'ibintu bituma bihangana yewe n'ubu bwambi yego ikabona ni kureresha ibi bigeragezo nibwo uzakura yego bite n'ishaka gukoresha mu gihe kizaza ikabona ni kureresha inzara nibwo uzamenya abanyenzara yego ikabona ni kureresha ibikomeye nibwo uzagera ahantu uhura n'abahuye n'ibikomeye ukabafasha kugira ngo izakugeze amahoro hari ibyikureresha ukumva ko muri Yesu harimo ibintu by'amahoro kubyarira igihe kurya saa sita na nijoro ushobora no kubibura kandi urimo kandi kondisiyo ari ukutavamo kandi agihari ikindi twabwira abantu tubabwire ko byose ari bimwe muko bikugezeho cyangwa bihagazemo Petero yaravuze ngo ahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza uwo ni umunyamahirwe mu bantu bahire abanyamahirwe babaho umunyamahirwe wo kwisi ni umuntu ushoboye ubashije kwihanganira ibimugerageza birahari cyangwa bizaza kandi tubwirane uko bisimburana birasimburana ahubwo umva ijambo rero ngo kuko namara kwemerwa urumva urindira ubanza wemerwe yego nimba habura umwaka ngo rindira ubanza wemerwe muri ibyo bintu bituma ugeragezwa kwihangana buriya kwihangana ni ijambo twakwigisha nk'umwaka ariko reka ni bande ubundi bihangana nabahuye n'ibintu bituma batakwihangana bibasaba kwihangana ushobora kuba uri mu rugo kubaka urugo ukaba uzi ko ugiye guteteshwa cyangwa mu gitondo saa sita na nijoro icyo ushaka uzajya ukibona ugasanga urugo imico y'umugabo irakunaniye n'urugero reka ntanga urugero ku bagabo ugasanga imico y'umugabo irakunaniye kandi kondisiyo ni ukwihangana ukihanganira ibintu bikugerageza kugira ngo ubashe kwemerwa
kwihangana kugira ngo urwo rugo urwubake Yesu naza rugusangemo kubera ko wavuze ngo tuzabana akaramata wihanganira ibiri muri yego ariko icyo ntakumva ihohoterwa ryo abantu badukurikiye ni ikindi batagira ngo dushyigikiye amahohoterwa abera mu ngo kuko na leta yabonye ko hari abahazahagwa abonetse ibintu byo kwicana undi wa leta n'umukozi w'Imana ne amfata abana abakozi b'Imana badufasha nicyo twavugaga undi hari imisozi igera kuri 7 Imana ikoreraho hari umusozi w'idini ari amatoro n'amadini nyine Imana irahakorera ari nabo nakunda kubona cyane hakaba umusozi wa business w'ubucuruzi umuntu ashobora kuba ari umucuruzi akari umukozi w'Imana mu bucuruzi bwe niba afasha umuvane nawe unyonge umuntu akamubira byuzuye akabwira abakiriya neza kuko gukorera Imana no gukorera umuntu nibyo ibintu byose ukoze ukorera ukayikorera neza ugukorera Imana umusozi wa gatatu hari umusozi wa politike ushoboye muri politike icyo tuzagigarukaho nabo babyumva neza kimwe umuntu akaba yaba muri politike ariko ari umukozi w'Imana areberera abaturage ugasanga perezida afite ukuna yita ku baturage abatekerereza babona umuriro gute abona amazi gute akabitekereza ibibashimisha mundi gize ikintu umuntu akishima ubukoreye Imana n'indi misozi myinshi umuntu atagiye kwinjiramo gatuma dusana nabo tuvuze yuko ihohoterwa turigemera hoya ariko niba uri umugore w'umukristo Imana ikemera igicu kigatinda mu rugo bakaguha urushyi ihangana urushyi ariko leta ntirwemera aho tugahuriramo n'ibigeragezo biri munsi yo kuba wakwicwa ihangane kandi usenge yego amenye ko yitwa mu byo bintu amenye nuko ashaka kubisobanura igihe wenda hajemo ya makimbirane cyangwa kwa gutoteza amenye nuko abisobanura mu nzego bwite za leta ushobora muri uko kwihangana wa mwuka twavuze hari ukuntu umwuka guha kubijera ukabyiciramo mu izina rya Yesu ugakubita izo mbaraga zibizana kuko ibyo hari igihe uhura n'ikigeragezo Imana ikizanye ariko na Satani agashaka guprofitira mu akacyurira yego waramubonye Satani ajya profitira mu kavuyo k'ikigeragezo Imana yazanye ari gihe rero Imana izana ikigeragezo na Satani agashaka guprofitira mu kavuyo k'icyo kigeragezo agashaka kunagamo utuntu ubwo hangana n'utwo tuntu Satani azanye mu bigeragezo uhita navuga ko ibigeragezo turukanagera kuri 3 ari kuri Satani ari kiva kuri Satani ari kiva ku Mana cyangwa ikurere ari kiva kuri wowe wowe ubwawe ukigerageza iki kigeragezo uba wihaye rero tuvugisha ukuri ugiye gusambana urabizi ko ari icyaha urabizi ko bivamo indwara uzanye sida iyo sida si wewe wigerageje cyo ni ikigeragezo wikurura yangiza agendekera ngo n'umusaraba ngo n'umusaraba Imana iguhaye donc wibutse no gushaka ubwami ariko nayo waricira amahirwe hari abantu bicira amahirwe bakikurura ibigeragezo bibicira amahirwe ayizangaruka nyine z'ibyaha Dawidi yakoze icyaha umwana yarapfuye kandi baramusengeye cyane aramusengera ngo Imana imukireke bavuga ati nimusigaza azajya ikibazo mu bantu bazaba muravuga ati n'umwana w'ibyaha Imana ifite imibare myinshi ikomeye rero ati nimuramuka musigaje akaba mubona yarakuze bazi aho yavuye byanze bikunze basajya bibutsa Dawidi icyo yakoze kandi namubabariye inyoro zizahabu rero Imana imukora izubwenge izana Salomo iki kigeragezo gituruka ku Mana cyo kiranatinda yego kuko Imana igishumurira mu ijambo ryayo ikicarira mu ijuru ikavuga iti jewe nduwiteka n'ibyishimo nimugubwa gitumo nibibagerageza byo mu bwoko butari bo ikagishumura nibyo byabaye kuri yo yego kandi iki kigeragezo nubwo igishumuye nibyo twavuze uburyo isubira inyuma ikajya gucagenga mu imbaraga noneho ikajya ikubwiriramo amagambo mwana wanjye nzakugirira neza nzagukomeza nzabana nawe ugihererwamo amasezerano atuma akomera ariko ukagihuriramo n'ibigeragezo bisaba kwihangana bya bintu bitatu twavuze ukihanganira muri cyo ukareba ku Mana izagutabara kuruta kureba ku bantu bakurisha ikigeragezo iyo Imana ije kugutabara muri cya gihe kinini gishize ugeragezwa izizanye indishyi z'akababaro reka twifashishe Yobu gatoya Yobu igice cya 16 kanga umvire kizanywe n'Imana iyo bari yicewe mu rugo ari umuntu w'umutunzi ubayeho neza ubaha Imana urindi bibi niko biri yivuga utunganiye Imana ishima ariko Satani aramusaba se kumusaba yicaye mu rugo arimo kwinywera pose cafe cyangwa cyangwa mu gitondo mu gitondo bicaye hejuru kuntu njyambabona yicaye abona haza abantu kumubikira ibintu byabaye kuri Yobu
mama ntabwo byabayeho mu myaka 3 byabaye mu masegonda mu masaha make ukuntu handitse igice cya 16 akibika ibyo haza undi ati umuriro w'Imana urumva wavuye mu ijuru utwika inama n'abagaragu birakongoka ninge warokotse njyenyine wo kukubikira akibivuga umva na segonda atarasoza kubivuga akibivuga haza undi ati abakarudaya biremyemo ibitero 3 bisuka mu ngamiya barazinyaga ndetse bicishije abagaraga inkota ninge warokotse njyenyine wo kukubikira Mane turinda abakarudaya mu izina rya Yesu akibivuga atarasoza haza undi ati abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana imfuruka enye z'inzu maze inzu igwira abo basore barapfa ninge warokotse njyenyine okukubikira umbucyo we yakoze rero maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we ari imyoza kwimyoza no kwiyogoshesha mbese mu muco w'abayuda iyo nabaga afite ibibazo yakoragaho umusatsi ntabwo ari kwimyoza by'inuza maze barahaguruka ashishimura umwitero we ari imyoza yikubita hasi arasenga mwana bagiye bahita basenga ubundi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye Uwiteka niwe wabimaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye izina ry'Uwiteka nirishimwe muri ibyo byose Yobu niyakoze icyaha habe no kubishira ku Mana yewe narindizira ijambo ariko Imana ishimwe ikigeragezo cye yagitangije Yesu ashyira fondasiyo ikomeye mu kigeragezo itagitangiza ko avuye mu nda mama ibi byose niyo yabimaye akanwa kanjye kuza amashimwe ikigeragezo yagitangije imbaraga zo guha Imana agaciro no kuyubaha we yibutsa aho yaturutse Yobu tumwigiyeho ibintu byinshi turi mu kiganiro cyiza dukora mu mariyoneri njye nitwa Ndamukunda Patrick turimo turabaganiriza kugira ngo mu byo mucamo byose bitandukanye Imana ibafashe mu kutotombera ibyo mucamo kuko byose bituruka ku Mana bitangwa n'Imana byose nyine byose harimo ubukene harimo no gukira uze kubyumva ariko nukena wumve ko hari n'ubukire bushobora kuza biraturanye Pastor wambaye avuga ngo biraturanye Pastor wambaye avuga ngo biraturanye mbese ngo ubukire n'ubukene biraturanye ushobora kuva mu nzu mujya mu yindi yego ubugomba no gutwita biraturanye ushobora kuba uri ingumbi uyu munsi ariko bituranye no gutwita ushobora kuba urwaye bituranye no gukira niyo mpamvu rero abantu birinda amajwi ya Satani avuga ngo biracitse ntabwo ukiriho uhagaze ugize gute tubwire abantu batuze ndagira ngo tuzakuzagana ku musozi tuzasubukura ushobora kwandika comment aho munsi bite n'ikiganiro ko cyubonye n'icyo ukuyemo n'icyo yifuza ko mu bene yazakuganiriza muri rusange akaba yagufasha ukabana muhamagara nimero ya WhatsApp kubana mwandikira urabugize neza kandi ikiganiro gisangiza abandi abo muziranye mu magroup ya WhatsApp ugishire kuri Facebook yawe kuri Twitter n'ahandi ugisangiza abandi urabukoze umurimo w'Imana nyine urabura umukozi w'Imana ko twavuze uragukorera Imana yabwirije ariko nayo ko Imana ugisangize abandi kora subscribe utakora subscribe kandi ikindi unakore share unashireho like urabugize neza mama Lionel hari abantu bari mu bigeragezo bikomeye babuze kwihangana bari mu butayu bari mu biritotombo hari n'abandi bari mu bwami bafite byose ariko byabateye kujya kure y'Imana ndagira ngo kumwuka kuyobora ubasengera numara kubasengera tugane ku musozi ko mbere kubasengera ijambo ufite ku mutima wabahuza icyo uvuga ijambo mfite ku mutima nuko ibi byose bari guhura nabyo biri muri Yesu biri muri Yesu ijambo rirakomeye biri muri Yesu ibi bintu byose bahuye nabyo biri muri Yesu n'iryo jambo somye ngo umuriro ngo uvuye ku Mana uraza utwika burya ntabwo wavuye kuri Satani ako ndongenda akamenya hari imikorane yari ihari hagati ya Satani n'Imana ibi bintu biri muri Yesu ndabwira uyu muntu rero uri mu bwami uri mu cyiciro cy'ubwami umuntu uri mu cyiciro cy'ubwami biragaragara ko ari umuntu wasubijwe utagize kinabuze udasaba umunyu mu yandi magambo uyu muntu arahiriwe sava biri muri Yesu ariko ibi bintu nabishakisha ubugingo azabona ubugingo nkabwira umuntu uri mu makuba uri mu bigeragezo bimusaba kwihangana
ndabitsindagiriza kwiba ibintu uri guhura nabyo biri muri Yesu. yego Ubwo biri muri Yesu bifate bibi impambi kugeza aho Yesu ari. Wibifata nk'ibyago byakuziye, wibifata nkaho Imana itakuzi. Utaza kubona ugeragezwa cyane ngo ugira ngo Imana aragutaye. Iraho iri kugucungira hafi, niyo mpamvu utari kubigwamo. Komera. Utaza kubona ko impamvu watinze mu bigeragezo muri aya makuba ngo Imana yarakuretse cyangwa ntikuzi cyangwa izina ryo ntiryanditse. Komera, nibyo irimo kureresha biri muri Yesu, ahubwo ibi bintu ni bibi impambi ikomeye muri wowe ikugeza ku ntego, ikugeza kuri Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen. Urakoze cyane mama Lionel, no wasengera abantu badukurikiye bafite ibyifuzo bitandukanye. Nyine bitwavuze, hari abari mu bwami, hari abari mu makuba, hari ababuze kwihangana, ubasabira imbaraga z'umwuka wera kugira ngo Imana ibashoboze kuzuriza imbaraga zabashisha kuba muri ubu bihe byacamo. Wabasengera. Imana nyiribihe, Imana ishimwe. aba bantu dusanze barakubititse, ariko bakubitikirwa muri wowe. Aleluya. Dusanze kuba barageragejwe ntibivuze ko bari kure yawe, ntibivuze ko bakoreye Satani. Dusanze baragukoreye kuko barageragejwe. Dusanze hari ibigeragezo biguturukaho kugira ngo ukuze umuntu wawe. Tubonye ko hari abantu wareresheje ibigeragezo n'amakuba kugira ngo bazavuge gukora kwawe no gukomera. Aba bantu bose bakomeze, kandi ijambo mbasabiye, utabazi mbasabiye nubwo gutabarwa vuba. Urakoze Mana, ndagushimiye ko ubikora byose ukabikorera kwiyubahisha. Ndagushimiye ko aba bantu bose ugiye kubatabara. Aba bantu bahuriye n'amakuba mu rugendo, bahuriye n'intambara mu rugendo, bakabona ibibagerageza byo mu bwoko bitari bumwe, ugiye kubatabarira muri wowe. Urakoze, ndagushimiye kubana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mane bamugisha.